mu nkuru y'akababaro ngiye kuvuga ibyaha bitatu mu barongozi barongoye Eglise Pentecoste Sepebu. Mu nkuru y'agahinda iyi nyubako ibi byaha bitatu bishenye ni inyubako yubatswe abantu bamenye amaraso, abantu babatetse mu mavuta, abandi babagaburira intare, ariko abantu ntibagira ubwoba ntibanatinya kuba bakigengesera inyubako nk'iyo, umuturirwa nk'uwo. Abantu ntabwo bigeze babiha agaciro ngo babyubahe, bakoreramo amabi bashaka n'amahano bashaka n'ibizira kugeza ubwo bihagaze ahera. Rero ngiye kugaruka kuri ibi byaha bitatu bishenye bisambuye Eglise Pentecoste. Ndabizi neza ugiye kumbwira ngo ishengero ni umutima. Ni byiza, ishengero yubatse kuri Kristo ni byiza, ariko wumva ikiganiro uze kwandika umaze kumva ikiganiro. Mu busanzwe nta muntu n'umwe wabambwa ngo yambare ubusa adashaka inyungu, kandi uwo ni Yesu yarabikoze. Nawe rero umwimbu n'inyungu yaronderaga yagombaga kuba ahabwa cyangwa se yakira cyangwa se ashyikira mu ruzabibu rwe ari rwo Sepebu, ariyo Eglise Pentecoste of cyangwa di Burundi. Nibyo tugiye kugarukaho rero muri iki kiganiro. Unyemerere icyaha cya mbere, ariko sori gato tubanze dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye Data, turagushimiye Mwuka Wera, mu butatu butagatifu twizera twemera nk'abakristo ndetse nk'intumwa muri Eglise Pentecoste. Icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Turakwinginze usumba byose, ushobora byose, ufashe umuyobozi n'uyoborwa, ababungeri mu izina rya Yesu Kristo babashe kuzicarana n'intama, bere gusigara mu isi barimbuwe n'ibi byaha bitatu. Ono di Jésus turabyamaganye kandi turabyanze. Dufashe rero nyaguhora ku ngoma umuntu wese uri bwumve iki kiganiro acyumvire gutanga umusanzu we yakabaye atanga, kandi uwacyumva ari umuyobozi acyumvire kuzuza umuhamagaro yari yahamagawemo, yere kuba uwarobanuwe n'amahera, uwarobanuwe n'ikene wabo, ahubwo amaboko baragize intama aho baziragirira izi ntama n'abaziragiye, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Ufashwe uyobowe n'uyobora, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe iteka ryose. Amen. Ngira ngo ngaruke ku cyaha nari mvuze gisambuye ishengero cyangwa se Eglise Pentecoste. Icyaha cya mbere kibabaje Imana, nawe kandi nubyumva neza urasanga kibabaje. Icyaha cyitwa amafaranga mu bakozi b'Imana. Nicyo mpera, amahera mu Kirundi. Aya mahera yishe umurimo w'Imana. Aya mahera yatumye itorero rideviye, rireka inzira ryari riri kunyuramo, ahubwo ryinjira mu wundi muhora cyangwa mu yindi nzira. None ubu riri kugenda riseka. Mu busanzwe iby'impembu n'iby'umwuka byumva n'umwuka, ariko bikwiye no kuba mu mwuka. Mu busanzwe itorero Pentecoste ni itorero riyoborwa n'umwuka kuva A ukazageza Y, A B C D, ni itorero ry'umwuka. Buno rero itorero risa naho ryakinguye ikiryango, ariko siyo, ahubwo abariyoboye bakinguye icyugi. Uri inyuma ari kurebamo mo imbere, kandi noneho n'abari imbere umwuka waheze. Abarimo imbere umwuka waheze, uba amadirishya
arakinguye, n'imiryango irakinguye, umuntu uri inyuma ari kurebamo. Mu busanzwe itorero Pentekoste ni itorero rikwiye kuba riyoborwa n'umwuka, riri mu mwuka, ntabwo ribaye itorero ryo kuyoborwa n'amafaranga cyangwa se amahera. Ariko ahagiriyemo ibi bintu by'amafaranga, abantu bagasengerwa kubera batanga ikigira cumi cyinshi bagahabwa ubudiyakoni, abandi bakimikwa ku bupasiteri kubera bazajya batanga amashikanwa menshi, indakuzi mu bijyanye n'amafaranga. Aho kurobanura wa mworo watoranyijwe na Mwemu Yera, byabaye nka bimwe byo kwa Yesaya na Samweli mu kurobanura ngo abantu bayoboye eglise. Ntabwo ari bose, ariko harimo abantu bameze nka ba Eliyabu w'igihagararo, abandi bameze nka ba Shamu, n'abandi. Aba bahungu ba Yesaya b'uburanga bagiye kwiga siyanse neza, bagiye gutozwa ibintu bitandukanye byo kuba nyine bavuga bati iriya ntebe nyicayemo nabishobora, Bibiliya nzi kuyisoma, ndi umuhinga mu ntara zose z'i Burundi, nzi Kirundi. Doke harimo abantu barobanuwe uko ari nabo bishe itorero. Aba bantu rero iyo amahera ari menshi, itorero riba rimeze neza. Iyo amahera ari makeya, itorero riba riri ribi. Yesu Kristo mu kubatuma, icyo ni icyaha cya mbere ndimo, ntabwo yigeze abatuma amafaranga, jamais. Yesu akurobanuza umwuka we mu kuyobora ishengero, mu kurongora ishengero, mu kwimikwa. Ntabwo Kristo yigeze ashyiramo ibintu by'amafaranga n'imishahara, jamais. Abantu Bibiliya ibarobanuza amavuta y'umwuka wera, ikabahamagara mu buryo bwo kuyikorera, ariko atari umushahara. Buno rero aho bigeze mu mushahara, niba inama ibaye bakakubaza ngo mwari uhembwa nga 60,000, wowe uhembwa nga 200,000 z'amarundi, wowe uhembwa nga 300,000, wowe uhembwa nga 1,500,000, 2,500,000, 3,500,000, cyangwa se 3,000,000 n'igice, 3,000,000, 4,000,000, 7,000,000, abageza no muri 8,000,000. Rero bahita bakubwira ngo, koko kenshi na kenshi igihe inama hari igihe najyaga mbamo zimwe na zimwe, bagahita bakubwira ngo ese ayo uzayahembwa utayashatse. Ubwo icyo gihe mwarimu arahita afata abana babajyane mu ishuri rihenze, ubuzima bwo mu rugo bahite babwuriza. Niba yajyaga ibiharage n'ibiraya n'ibijumbu, ubwo icyo gihe arahita avuga ati muri uru rugo hazajya haza jone gusa. Sinzi mu Kinyarwanda ibi bishyimbo bya jone mu Kirundi, mu Kinyarwanda sinzi ko babyita, sinzi birahaba ariko sindamenya neza uko babyita. Ubwo urantunga. Niba yahahaga inyama z'inka arahita ahaha inkoko, ahaha ifi, koko ubu mu rugo ubuzima bwahindutse. Washima Imana ko Imana yabahinduriye ubuzima. Heraba rero ibyo umukristo ari kurya byo mu mwuka yamugaburiye. Shika kuri eglise urebe mu mwuka ibyo yagaburiye abakristo. Wowe mu rugo iwawe Imana iguha ifi, Imana ikaguha inkoko, Imana ikaguha inyama z'inka, Imana ikaguha amavuta meza yo guteka agezweho atari aya ngaya ameze nk'amavidanje. Uwiteka akaguha kositimu usimburanye yo kuwa mbere, yo kuwa kabiri, iminsi 7 ufite kositimu bingana n'iyo minsi 7. Uwiteka ntaguha kugenda n'amaguru, n'udafite umuduga bafite deplacement mu buryo ahagera atagiye n'amaguru, apana miguru. Ibyo byose Imana ikabikora. Cunga mu mwuka urebe ibi bintu, karte yo mu mwuka ari kugaburira umukristo kugira ngo amuhe ubugingo buzima, amuhe bigira umusaruro muri Kristo. Cyakabaye rero uyu mukozi w'Imana niba iwe hari amafi hari byose, yakabaye nawe mu mwuka haranira gutanga karte nziza ifite umwimerere uvuye mu ijuru, akagaburira abantu bakuzura umwuka wera. Ibi birozi byisha abantu ntibibice, akagaburira abantu bya protike biyobeje abakozi b'Imana ntibibayobye, bakaba bari mu mwuka 100%.
ibi bintu byo guhumana no kubemba abakozi b'Imana bose bapotereyemo byo kuba inkunzi z'amahera n'ibindi bindi bakagambana bakagurishanya bakabeshyerana, ibyo bintu ntibibeho. Wakabaye utanga karite, ngaho irebere mu ndorerwamo rero ibintu uri kugabura, koko eglise zose zuzuye abantu bibwiye ko umurimo urangiye, cyangwa se umurimo ugeze aho wagombaga kugera, cyangwa se ibintu biri gukorwa ku rwego byakabaye bikorwa. Reba imitima y'abantu, abaririmbyi basigaye mu ndirimbo gusa, aba badiyakoni basigaye mu mabanga bajejwe n'impuguro, bari kugendera ku bintu bamaranye igihe kirekire bagaburiwe kera, ibintu by'amahera bitarinjira. Aya mafaranga rero ni icyaha narindi kuvuga, hatabaye igikorwa mu bayobozi. Nimwe muri kuvugana n'umwuka w'Imana mu buryo nakita bw'ubuhanuzi bwimbitse bureba kure cyane. Hatagize igikorwa aba bakozi b'Imana muri kubona, itorero aho riri kujya riri kwerekeza muri ekonomi ya siyansi, riri kwerekeza mu guhiga amafaranga mu mifuko, mu guhiga amafaranga ku mabanki n'ahandi hose amafaranga yaturuka. Noneho iyo rero hamaze kwinjira iki kigeragezo cyo ku umwuka mubi winjiye muri wo guhiga amafaranga mu bantu, umwuka w'Imana wo guhiga ubugingo buzima no gushakisha tactique zose zatuma umuntu agira ubugingo buzima, uyu mwuka ntawe uba ugifite, ahubwo haba hasigaye wa mwuka wo guhiga amafaranga mu bantu inzira zose abonekamo. Ubwo Bibiliya bayisoma bahengama buryo cy'amafaranga ashobora kuboneka, abantu bakaba bahagaze mu mwanya wo kuyatura no kuyatanga neza. Ntabwo rero ntawe ukeza abami babiri. Umuntu yari akwiye kwigisha iby'imwemu, agahugura abantu mu by'imwemu, akaba mu mwemu. Ubu noneho rero ageze igihe abwira abantu ati no money no life. Ariko ibyo mu mwuka ntibyakoraga, ntibyari bisanzwe. Turibaza rero tukavuga ngo ese itorero riri kwerekeza he, cyangwa se ishengero mu Kirundi iri kwerekeza he? Ubwo urumva ahantu shitani yicaye ategereje gushikana ya mitima y'abakozi b'Imana. Iyo mitima y'abakozi b'Imana amaze kugera muri aya mafaranga, nta kiba gisigaye, haba hasigaye abakristo, ko abakristo bagenda mimbere nta kintu kibarimo. Umukristo nagera muri Kayizari rero bazamukubita ikiboko kimwe avuga ati nge ndemera leta, ntabwo nemera pastoro, n'ubundi pasiteri yaratubeshyaga. Koko ntabwo imbaraga z'umwuka wera zimuha kunesha ibya Kayizari nk'uko Kristo yatsinze isi n'abasazari, ntabwo uyu mukristo azashobora kubitsinda. Kugira ngo uyu mukristo azatsinde imiya, yere kwiyahura nka Yuda, yere kurimbuka nka Yuda, yere kuba nka Nyamutunzi, atsinde ubu buriganya shitani yagiye akoresha ku gihe cya Lazaro na Nyamutunzi, imigani yose na Yuda na Yesu n'abigishwa. Uyu mukristo kugira ngo azatsinde urugamba rw'amafaranga, nta kintu kiri muri we azahagararaho ngo abashe gutsinda, ahubwo muri we harimo impwemu yuko yize, akamera nka bya bindi imvugo z'iki ngo yize ikigoroba. Yo bakamana ameze nk'uri kugiga ikigoroba, ntabwo afite imbaraga zitsinda dayimoni y'amafaranga muri ngo nagera ku kazi, niba ari umurokore umusanze mu biro, umupantekoste mwiza wo kunahangwa, umupantekoste mwiza w'Ikayogoro, umupantekoste mwiza w'Imwaro, Kiremba, ngo uyu mupantekote numusanga muri office umubwira uti narinje gusaba service iyi niyi, nagira ngo mumpe service nziza, azakwaka ruswa kuko nawe akeneye amafaranga, kubwire ngo nanjye nkeneye amahera. Uyu mukristo rero kugera mu ijuru biragoye. Karite rero muri gutanga nizo muri kugabura mwakabaye mubihagararamo neza, kugira ngo Yesu ibyo yabatumye muba ari byo mutanga, muba ari byo mumusubiza. Yesu ababwiye gushaka imitima ndetse n'ivunitse,
muyitware ku bitugu, kandi 99 asubirayo kuzana imwe ngo nayo ayishyire mu rwuri ayishyikirize nyeneyo. uyu munsi wa none dufite abashumba rero bari kuzana amafaranga menshi bakubaka n'ama eglise menshi, nabyo bitabujijwe, nabyo bitari na bibi, ariko icyari gikwiye kuba imbere ni siyansi z'umwuka. mu busanzwe umukristo yakabaye afite iby'imweme imbere, afite amaso y'imweme imbere, ay'umubiri agakurikira, akagira amatwi y'imweme imbere, ay'inyuma amatwi yo muri siyansi agakurikira, akagira akanwa gahamya. ntabwo rero uru rugamba ntimushobora kuza kurushobora hatabayeho ko mwabaye mugaburirwa iby'imwemu bikwiye. iyi mwemu yo gutsinda amafaranga benshi batsinzwe nayo. mwibuke Yesu abwira uyu musore mugwizatunga, aramubwira ngo genda ugurisha ibyo ufite byose ubone uzunkurikira ibindi ubiha abakene. cyaramutsinze. uyu munsi gusiga rero ibyo bashumba mugakorera Imana, reka da, nta mwungeri ukiyiriza ubusa iminsi 5 yabishobora, kandi agihamagarwa yarabishobora. nta mwungeri ukiyiriza ubusa iminsi atajya atanywa kubw'abarwayi afite kuri eglise ngo yirize ubusa iminsi 4, kubwo ababuze abagabo. koko impamvu yabuze umugabo si uko yabuze umugabo, kuko yashatse gushaka uw'Imana ishaka, yakabifashijwemo n'umushumba. abifuza gukora akazi katari ruswa z'ubusambanyi, ruswa z'ibiturire, yakabaye iyo serivisi ayihabwa na eglise, Imana igaha umugisha eglise, ako kazi kakaronka udatanze ibiturire, udasambanye. ariko abakristo benshi bari kwatura ibyo byaha, bari kubongorera mwabashumba mwe mu matwi ngo Imana imbabarire narasambanye kugira ngo mbone akazi. pasiteri ngo Imana ikubabarire. ubwo se ayo makosa n'ay'umukristo kuke gatwe, ariko nawe pasiteri ubifitemo uruhare. umukristo ari kuza akihana ngo Imana imbabarire, ngo narasambanye nkuramo inda ngo kubera kubura umugabo, ngo dusambana nzi ko azantwara, ngo ariko ntiyantwara, akakongorera mu matwi. wagize ngo se ubwo Yesu si uri kuvugira mu matwi yawe, uyakwiye kubyihana uyu mwaka ntugikemure, n'ubutaha akabyihana. wari ukwiye gufata ingamba ukavuga ngo ese Imana kwirema abagabo ikarema n'abakobwa ikama eglise, kandi nkaba mu isi nzaboha nkanabohora. reka shyireho amasengesho ahagije, aba bakobwa ndongoye babashe gushakwa, ndetse n'abahungu bashake, hatabaye ibyaha banyongorera mu matwi. kubera iki? mwe muyeriya asuye eglise hihana hafi ya bose, ni ukuvuga ko baba bamaze imyaka mike mu gakiza, ahubwo inyigisho mutanga n'amasengesho ziba zabaye nkeya. kubw'iminota mwihangana iki nkigeze aha mvuga icya kabiri, ndagenda shingura. icyaha cya kabiri kirimbuye eglise Pentecoste, abungeri bivanga na Kayizari gute? ese umungeri muri Kayizari yakabaye ari indi? ese ubundi Kayizari ibyo gusaba ni ibiki? ese ubundi umungeri ibyo akwiye gutanga muri Kayizari ni ibiki? hatabaye maso rero ishengero Kayizari iraza kwinjiramo, nibimara kwinjiramo ntabwo uri butandukanye ibya Sazari ngo bitandukanye n'ishengero, ahubwo biraza kwivanga. iki cyaha rero abarongozi bakora cyo kwinjiza eglise muri Kayizari, noneho n'icyaha Kayizari iri gukora, Kayizari iri ibyigana mu munigano wo kugira ngo yinjire mu ishengero mo imbere, imenye ibihabera. mu busanzwe ntabwo perezida akwiye kuza ku ruhimbi ngo narangiza abwirwa amabanga y'iby'imwemu anayarongore cyangwa yarangurure. ariko uyu munsi wa none niba umushinga amateka, umukenguza amateka afite ubushobozi bwo kuza muri eglise akababwira ngo nimunyuraha, akaba ari ushyiraho amabwiriza, akaba yabwira ngo mwarimu aziranye n'umukenguza amateka akimikwa, pasitori aziranye na minisitiri agomba kurongora aha hantu, reperezanta aziranye na perezida niwe ugomba gutwara iyi misiyoni. bashyira abantu ko baziranye ari babiri, n'ibyo bayaga ngahibaze ni abagenzi ni abanywanyi. aba bantu niba baziranye rero bakaba abagenzi bakaba n'abanywanyi, baganira byose. uzahanura
birara kwa perezida, ubwo perezida bitangeho inama cyangwa bihugure cyangwa bihane cyangwa abireke cyangwa bishyigikire. Yego, mwatuye menshi birara kwa perezida, mutura make birara kwa perezida, umushyitsi waje birara kwa perezida, gahunda zose ubwo biramusaba rero ko perezida koko uzacunga amatwi yawe y'ikintu cyinjiye mu gutwi kwawe. Amaso amaze kukireba kikinjira mu gutwi kwawe kiba kigeze no mu mutima, urwana intambara yo kukinjiza cyangwa kugisora kandi ugahita ushakisha kugira icyo gikoraho. N'iki kiganiro uza kucyumva, ikiza kubikubwira araza kucyumva, nakirangiza ngushimiye gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Nakirangiza ikibikubwira arahita yandika muri comment ko navuze nabi cyangwa navuze neza, arayikinga very good cyangwa se arayikinge ko ibyo nakoze ari bibi, ubwo nta rayiki yiwe yakora. Mu by'ukuri rero iki kintu nikimara kwinjira cyitwa Kayizari, kandi urabona ko kiri kwinjira. Buno ibibazo biraba, aho kugira ngo mubyikemurire mu masengesho, mugahamagara perezida, mukandikira perezida ngo dukemurire ibibazo byatunaniye. Ibibazo byaba mu murimo w'Imana, mugahamagara bamwe mu ba mustanteri, abandi mu bakenguza amateka, abandi mu ba guverineri, noneho bakaba aribo bakemura ibibazo byo muri eglise. Kameme ubwo Kayizari ibaze nawe ubuze umwuka wo gukemura ikibazo kiri mu rusengero, werekwa, urota, wumva ijwi, ufite Bibiliya, mwe muyera yarakwimitse, warasengewe, ibyo bintu byose bikuriho, ariko ubuziki gukemura ikibazo cyinjiye muri eglise. Ubundi niba nta bushobozi ufite bwo gukemura ikibazo kiri muri eglise, bikagera aho wiyambaza leta, ubugeze igihe cyo kuba Sawuli, ukwiye kujeyoninga ahubwo ugasohoka ukayoborwa, ukareba ko hari undi muntu witeguye kuba yayobora nka Dawidi. Mwe rero ntimubishaka, ahubwo uhita wiyambaza inzego z'igipolisi, inyamiramabi cyangwa z'igisirikare, zigakanda abantu bari kukurwanya, cyangwa zigakanda abantu bamaze kukwinjirira mu buryo bumwe n'ubundi, wowe utari guhuza nabo. Kandi mbabwiza ukuri, umutima wawe si umwe, nta muntu ugira imitima ibiri, umuntu agira umutima umwe. Uyu mutima umwe niwo ujyamo imbaraga zirwaniramo, zikora ibyiza cyangwa zikora ibibi. Iyo umutima umwe hari ibiri kwinjira, haba hari n'ibiri gusohoka. Niba muri eglise Pentecoste, shigaje kuvuga icyaha kimwe, niba muri eglise Pentecoste hari ibintu biri kugaragara nk'ibiri kwinjira, buriya hari n'ibiri gusohoka. Niba mudashobora gukinga ngo ntibyinjire, biraza kwinjira kuko harakinguye. Mukwiye gukinga n'amadirishya mukayakinga, mukwiye gukinga n'inzugi mugakinga, mwe ukomanze mukaba ari we mukingurira. Yesu yaravuze ngo ninkomanga ugakingura nzinjira dusangiye. Ariko harangaye, inyamaswa nini n'intoya, ibinyabuzima birinjira ibyo ari byo byose. Ubwo ari ibimata, ari imbeba, ari ibyugwa, ari ibiserebanya, ari imibu, mu rusengero ako kajagari kose iyo kamaze kwinjira, kukabwira ngo nimusohoke. Hari ibiba byararitse, hari ibiba byaramaze kuronka ubuturo, bigusaba hari ibiba byararitse bikarika hejuru, bikagusaba gutera urwego ngo wurire aho, nurutera nawe urahubuka, ubwo turi mu mwuka. Hari ibiba bimaze gucukura mu mitima cyangwa mu rusengero, reka mbivuge uko muri eglise, iyo bimaze gucukura byamaze kwinjiramo imbere, haba hasigaye iki? Iyo byamaze gucukura, kugira ngo iriya myobo uyifungu, urazana sima cyangwa amazi, umucanga cyangwa n'icyondo n'ibindi. Ni ukuvuga rero iyo harangaye hinjira ibintu byinshi. Kandi nanjye nkubarize, buriya iyo umaze gushaka abafite abagore cyangwa abapfasoni cyangwa se abamama nyene, umugabo n'umugore mu nzu, iyo amaze kuryama kwa kiriya gitanda, uriya mugore akitwa umugore wawe, nawe ukitwa umugabo we. Buriya kugira ngo uzamubwire ngo byuka kuri icyo gitanda hajye kuryama undi mugore, ni intambara. Ni intambara. Bisa n'ibyo rero. Ntabwo ikintu kimwe iyo cyinjiye mu mutima hasohoka ikindi.
n'iyi Kayizari rero ndetse mu gihe cyashize ntabwo kandi buriya ntibyarangiye, buriya bashakaga kuvugurura ngo hajyemo abize muri siyanse, hasohoke abasaza n'abatama, hinjira amaraso mashya. Bariya ntabwo bapfuye ntibanahagaze, misiyo yayo iracyakomeje, ubu baracyisuganya bashakisha izindi nzira. Murebe nk'Imwaro icyabaye, murebe nk'Ikayogoro icyabaye. Ibyo bintu rero mu busanzwe ni ikintu kibi abadayimoni bo bakunda guhagararaho, bakacyifashisha nk'intwaro y'intambara, kurimbura ishengero. Ubwo ngiye ku cyaha cya gatatu, ariko sori gato ndangiza ikintu ikorotire. Bazana iyi ntwaro yitwa amafaranga, umuntu wese agahahamira ariya mafaranga, akinjira akaraba adakaraba, inkweto azishyiramo atazishyiramo z'ubutumwa bwiza, ishapa yambara atayambara, seti irafunga adafunga, apfa kuba abona hari amafaranga bari kubara, imashini ziri kuyabara kuri konti byagezeho, yaba abatijwe atabatijwe, bamushyira mu mazi ahagaze, yaba yicaye, yajyamo ahumirije, yajya mu mazi adahumirije, wahahamiye aya mahera. Ubwo biraza kwangirika, byononekare. Ibyo bimaze kuba iby'amafaranga, leta hari amafaranga hose ihamurikamo igitoroshi nayo ikinjira. Nibyo byibi rero, hari amafaranga, perezida yabasuye, mvirope iza guherekeza perezida ni miliyoni 100. Ubwo se azabura ate kutagaruka? Ntabwo mumusengeye ngo mumubwire ibyaha, mumubwire uko igihugu giteye n'ibizamubaho n'ibizaba ku ngoma ye, nta nubwo mumuherekesheje amavuta y'umwuka wera. Buriya ubundi perezida nta nubwo akwiye kugusura ngo umunsi ufunga envelope y'amafaranga nka kura nabonye mu bikora. Nzabazanira ka video nabonye muherekeza perezida bakamuha envelope, nzakabaha. Mu busanzwe perezida akwiye kuza aje guhanuza no kugisha inama ko azatwara igihugu, ntabwo akwiye kuza mu mirongo y'amafaranga iterambere. Ngwino wugurure eglise perezida, twubatse eglise ya miliyoni zisaga 900 z'amarundi, miliyari 1 igiye kuri eglise. Ibyo ntabwo ni byiza, ariko ibyo ntibyihutirwa. Murebe ibintu mukwiye guha perezida n'ibyo akwiye kuba abaha nawe ubwe. Koko aha nikire mu cyaha cya gatatu. Icyaha cya gatatu abadayimoni bitwaza ni icyaha cyitwa moko. Aya moko uzasanga hari pasiteri w'umuhutu na pasiteri w'umututsi batabyumva kumwe, ariko michezo ya ndani cyangwa cy'abaswahili barenzeho, borose basangira igabo. Uw'Ikayogoro n'uw'Ikiremba harimo agahwa ukuntu ntibari guhuza. Buriya biragoye kwinjira mu bwami bw'Imana rero, kuko Yesu yaremye Adamu, Eva bamukura muri Adamu, undi muntu n'icyaha cyamuzanye. Pasiteri yari afite inshingano zo kurwanya rero kiriya cyaha. Iyo uzitaye rero ukazire kugateshuka, nawe ubiha intebe mu mutima wawe. Ariyo mpamvu Pentekote imwe y'Imwaro ivuga iti y'Ibujumbura ntikijijwe, iy'Ibujumbura ikagaruka itiriya niyo muri Atikite igendera mu bya kera, ntizemerane. Hakabamo, mwabonye amavideo abantu barwanira mu rusengero, abandi batukana, abandi ku ma WhatsApp babwirana nabi. Niba nk'ubu hari umupasitori umwe wayoboraga Kiremba wungirije, ndi ku nkiko amaze gucikana umuhisi, hari uwari umwungirije. Uyu mu bintu byamuzitse byamutabatabye bituma atagaragara atanaboneka, wishyize mu kata kiheza. Mu ntambara ari kurwana nazo harimo Hutu Tutsi. Iyi ni intambara, iyi ntambara rero kumva ngo abakozi Imana yarabananiye, ibyo bintu birashoboka. Satani idashya ntibaho, Satani idapfa ntibaho, Satani idatsindwa ntibaho. Ubwo iyo yaba yabaye Imana ibaye ibaho.
nta kuntu pasitoro rero yasenga ngo yiyirize ubusa, yicare aririmbe asenge ngo iki kintu kinanirane. Umwuka wera iyo yinjiye utari uwamoko arasohoka. Umwuka w'Imana iyo yinjiye uwa Satani urasohoka, birabisikana. Niyo mpamvu uza gusanga no muri eglise rero, nta mvuze Pentecoste kuko ariyo yakiriye Suwede mu buryo bw'ivugabutumwa, ni nayo yatangije iri vugabutumwa i Burundi ryo kurimbura kiranga. Iri vugabutumwa rero Pentecoste yatangije mu gihugu cy'u Burundi ya Suwede, bwa andi matorero yose yagiye avuka ashamikiye aho ngaho, ariko nayo biyarimo. Ntabwo mvuze Pentecoste kuko yo nayasimbutse, oya, no muri Gerizo des Âmes bibamo, Vivate bibamo, n'ahandi ntavuze, no muri Bombereje, ndetse na hano hafi y'umugambwe CNDD-FDD nigeze mbona ayo matate n'izo ntambara bihaba. Noneho rero uyu ni umuzi w'abadayimoni, uko igihugu kiri kugenda cimika intwaro y'abahutu n'abakozi b'Imana, bamwe b'abadede barimo imbere, abandi b'imbonerakure barimo imbere, bagahita babijyana no muri eglise bagashaka kubisanisha kubera ibyubahiro n'imbunda baza gusenga bambaye ku matako. Ariko nyumvira vuba, ukinjira mu rusengero wareza agatuza ndimbonerakure n'imbunda ku itako, uri umutindi wo kubabarirwa, Imana ikubabarira. Wakabaye winjirana Bibiliya wicishije bugufi nka Piyeri, Nkurunziza n'abandi bafite agakiza, ukareba intambwe nziza utera gukurikira Kristo. Reka nere kugaruka rero, Satani afite uburyo yagiserera ibintu bye akabiha umurongo ashaka, ariko anyuzemwe aho ngaho. Ibi byaha rero uko ari bitatu, shobora no kuzagaruka nkatanga umurongo n'impuguro, cyangwa se nkatanga ubufasha, kuko iminota buno dukoresheje iminota 32, tugatanga impuguro n'ubufasha bikwiriye bihagije, ariko turabireba mu musaruro ubundi bitanga mu mutima w'umuntu. Kandi muri ibi biganiro byose dukora, nubwo umuntu umwe yacyumva agahinduka, amen, ibyo birahagije. Ntabwo tuje gukoka isi yose, ahubwo Yesu yaravuze ngo umwe muri 99 asubirayo kumurondera no kumushakisha. Reka mbashimire rero mu izina ry'Umunyanazareti soze senga. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye Mwana w'Imana watangije umurimo uzanawusoza. Uri Alpha, uri Omega mu ntara zose z'u Burundi, mu mitima yose y'Abarundi, by'umwihariko mu mitima y'Abapentekoste. Kandi umuntu wese wemera Mwuka wera, Mwuka w'Imana, wemera ubutatu butagatifu, tumusabiye imbaraga n'ubutsinzi no kunesha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Atsinde isi ku bwawe, atsinde umubiri ku bwawe, atsinde umutima w'inkunzi z'amahera ku bwawe. Duhezagiye imitima, duhezagiye ubwenge, duhezagiye aba bayobozi, duhezagiye ishengero, umwigisha n'umwigishwa buzirizwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Tubifurije ubugingo buhoraho iteka ryose, amen. Muririmbyi yaravuze ngo hariho bamwe bazinjira ijuriyo babona ibyiza babikiwe, uzobayo bwizabayo. Haleluya. Hariho bamwe bazinjira n'abandi batazinjira. Iyo iba muri kantike y'Ikirundi, ikaba no muri kantike y'Ikinyarwanda. Ciao ciao, shalom shalom. Mugire umunsi mwiza, turabakunda cyane. Amen.